ngiye kuvuga imwe kandi leta itangaza abantu. Yego. Wakubaza igisobanuro cy'umwineneko wamenya ari igiki? Kwineneka. Ni wakazanye se? Ako kantu bo abantu benshi bazibonera ko bakazanye kuko yarikoresheje ari ufite imbaraga ku isoko ari abantu benshi bumva. Ariko ngiye kuguha fact zigaragaza ko nge muntu wazanye umwineneko mu gusobanura kandi rigafata. Alright, ngo hayi kazi wowe ukunze gukurikira ibiganiro tukugezaho. This is NFM nkuko bisanzwe uri kumwe nanjye Softman mwenyewe DJ nkabana MC. Yes, nkuko bisanzwe rero tugenda tuganira n'abantu batandukanye. Uyu munsi naguteguriye icyamamare nzi yuko uri butahe unyuzwe. Reka tumuhe ikaze abanza twibwire mbere ko dutangira ikiganiro. Mwibutsa ko ugomba kubanza gukora subscribe mbere yuko ibintu byose ubikora kugira ngo ubutaha utabona ibyiza by'iminsi n'utabika gucika. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yes, ubundi nanze kukuvuga ntago umugabo bamuvuga ahubwo arivuga. Urabanza wibwira abantu ubundi sigari kusubwo nivuze sinzakure we. Ashatse kumbwira ngo aracyari umwana. None nta umwana. Urabona afite nk'ingahe? Okay, namenya njagwe gukora ku isoko. Ibyo tubyihoreye. Bo nitwa Ntasubira Irene. Sai mazina ushobora gusanga ngiye kwishakisha ku mariste menshi yabwo bibera ikibazo. Okay, nitwa Ntasubira Irene. Andi mazina abanyarwanda bazi ni Bingo Kibiringanya. Bingo Kibiringanya. Yeah. Kubera iki Bingo? Bingo nyine nk'izina umuntu agomba gukoresha mu kazi bigomba kuba bitandukanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Nahisemo Bingo. Bingo izina buranja guhitamo Bingo byaranyoroheye. Nashakaga izina ari umwana azaryumva akarifata vuba, ari umusaza azaryumva akarifata vuba, mbese ingeri zose urumva nyine akantu Bingo bose bakaryisangamo. Bingo rifite inkomoko hehe bisobanuye iki? Bingo ubundi bivuze kwa kunini nk'ikintu kikuba ukahita utangara, ikintu kikakubera cyiza. Muri make uratangaje. Oya, atari gutangaza gusa ahubwo kiratangaje kandi kikaba cyiza. Ari ikintu gitangaje kandi kikaba kibi. Ikintu gitangaje kandi kikaba cyiza. Okay, hari izina ukoresha mu bikorwa byawe riba ari totally difference n'izina bakwise, kandi hari izina bakwise rikaba ari ryo burya riguha uwo uriwe. Kuko rino twiha tugiye bitewe n'ibikorwa tugiye kujyamo. Aha ni ntago biterwa nuko nubwo turiwe. Iyo mazina yawe bwite. Okay, bibaye bavuga ngo nka Bingo uburiye muri rusange bishingiye ku izina wihaye cyangwa bishingiye ku izina ababyeyi bawe bakwese? Bingo numva ryagira agaciro cyane mu bikorwa bihagarariye. Mu bikorwa ni uzasanga ririmo cyane. Bingo gasobanuye Bingo mu zindi activité zihuza abanyarwanda. Numva ariho ari neza cyane. Ni izina ryiza ranasanga neza cyane. Nge nagakunze Bingo. Waze nk'akantu. Ndakavana kubera iryo zina norizi ndavuga kubera Bingo wumva na krasounding ukuntu kalifane urumva baye nko stage Bingo. Urumva nyine ni ya minsi y'itaramo muri minsi mike iraza gucamo kabisa. Hanyuma umuntu utakuzi wirubu ukurikiye NFM bwa mbere akaba kubonyeho. Bingo ni muntu ki? Bingo reka tugendeye kuri iryo zina Bingo. Bingo ni umusobanuzi wa filimi cyangwa ibyo abantu bazi agasobanuye. Agiye mukora projet y'igihinde kigende bakita ku mukumbageya. Ku mukumu ndakizi nanjye. Mwumva? Ndumva ku mukumu. Ubu kano kanya turi mu kwezi kwa 9. Ubu kano kanya bikwizihiza anniversaire. Mu mwaka. Kigende ntangiye kugikora. Na n'ubu ngubu ndacyari kugikora. Kandi
ku mukumu sinzi ukuntu nabivuga yaragiye iba nka divayi buriya divayi yanditseho wenda 2005 ntabwo igura kimwe nk'iyanditseho muri 99 iyo muri 99 ihenze kurenza yanditseho 2005 noneho ku mukumu uko ugenda ikura niko igenda noneho igwiza ikindi kintu ntazi umva nk'ubu kano kanya hari ikibazo mbona no kubivuga noneho neza hari ikibazo cyavutsemo isa nkaho iborotswe isa nkaho ibuze uko najyaga nyibona biranga tuyiparikira aho ngaho ndavuga ati ubwo wenda ibuze ubwo ni projet nyine nshyize hariya birarangiye ariko kano kanya uburyo bari kunyereka bayishaka birenze mbere yuko iparikwa ariko hari ikibazo n'ubundi n'umuntu udukurikira ashobora kukibaza hari ukuntu ujya kumva ukuntu abasobanuzi muravuze ngo filime ngo munyihanganire ngo ntiboneka ngo filime nk'uyo ngiyo ngo ntabwo ubu ngubu iri kuza ugasanga twebwe ntabwo tuzi ubundi muri rusange ibintu byo gusobanura filime bikorwa bite ese muba mufite amacorporate zino filime musobanura biba bimeze bite kugira ngo wumve ngo yabuze ngo ejo yayibonye ngo ubundi ugasanga nari gukora filime mukora mute ese muba mufite corporate ya filime musobanura ibi bintu bya filime rero bisaba urumva nyine ntabwo umuntu wese yabijyamo biba bifite nyine babyita ibanga ry'akazi ariko amwe wenda mu kintu umuntu yavuga ni uko bisaba hari ukuntu umuntu abyita abonoma cyangwa n'ifatabuguzi wenda muri kampani n'iyi iri gukoresha iyo filime umuntu akagenda akayifataho akaza akayisobanura noneho icyo gihinde ibindi ibyo turi kuvugiraho icyo gihe naracyishyuriye nishyuriye havukamo ikibazo cy'uko byanze n'iminsi iruhije ya korona ibintu bijyanye na transport ibi kibazo bwizo nari mfite naho zagarukiye noneho byanga ko nkomeza kuyibona wenda bafite izindi mpamvu cyangwa n'izindi detaye zihari tutajya kujyamo kano kanya irahagarara nicyo cyayiteye ariko twari tumaze umwaka wose nta kibazo gihari ni anniversaire ndi kuvuga iyo filimi nta cyumweru na kimwe yigeze isiba idasohotse numva ikunzwe cyane nakangurira abantu kujya kuba DJ bakayireba n'umuntu utarayireba umuntu ukunda ibihinde cyangwa umuntu wari waranze kureba ibihinde buriya nanone dufite ikibazo cy'abantu bari muri kano kazi ko gusobanura sitatinya kubivuga babaswa ku buryo umuntu hari abantu nzi bari bararetse kureba agasobanuye kubera ko mbere yarebaga filime akabona bari kumubeshya koko nawe ukaba ubireba ukabona ko bakubeshya urumva batayikiniramo se sha noneho icyo gihe hari abantu ngenzi batareba ibihinde kubera ko bazi ko hasi bitaba byandikaho mbonera no kubabwira yuko mu Rwanda nta musobanuzi z'igihinde nureba filimi ukabona bari kuvuga igihinde n'urugero hasi nta magambo y'icyongereza yiyandikaho ujye umenya ngo bari kukubeshya nabonye aribyo byinshi byeze cyane urumva umuntu akagenda akavuga ati ngo genza igihinde ntacyo bazi pe ntawe abantu badukurikiye nawe pe umuntu uzi igihinde yandika muri comment none se ariko uwo ni mu basobanuzi mu basobanuzi njye ndi kuvuga mu basobanuzi njye nigeze mvuga Rwanda koko none nyine hari abantu nzi bari baravuye kureba ku bihinde kubera ko bazi ko bari kubabwira imaginary story ya story umuntu yihimbiye kubera ko abona ko amashusho ari kugenda akaza akabikubwira gutyo nkeka ko abantu impamvu bakunze ku mukumo yari inkuru igaragara ifite ishusho ryihariye noneho hasi ari ibintu biri kiriya byanditse noneho nanone bakwita n'umuntu n'undi bisobanura byijyana urumva nyine ni wa muntu uba warahaye icyizere ku buryo uri kureba iyo filimi abantu benshi nyine ahantu tugeze abanyarwanda ntabwo ari kuvuga ko twese tubarusha icyongereza
ya hari abaturengeje mu cyongereza ariko hari umuntu ureba filimi wenda kubera ko atazi wenda urubuga yayikuraho atazi procedure yo kugira ngo abone filimi akavuga ati reka mfate filimi isobanuye cyangwa reka nyifate mu buryo bwo kuruhuka noneho ugasanga umuntu urebye filimi buri zaba bitandukanye n'ibyo umuntu ureba filimi y'umusobanuzi uri kumubeshya n'utari kumubeshya uri kureba filimi y'umusobanuzi uri kumubeshya ashaka kuruhuka ahubwo aruha kurushaho kuko ajya kurwana kugira ngo ya story ayumve urumva none ugasanga kugira ngo aruhuke arananiwe ariko iyo umuntu yamaze kubona ko utamubeshya mwana nta kintu kiriya nko kureba filimi uzi ko umuntu atari kukubeshya uzi ikintu ubiboneraho ahita yegura telefone akigira muri chat ugakora imirimo ibiri idashoboka ibaze ni nko gutera ipasi ryo kureba televiziyo ni dani nugera kuri rwa rwego rwo kumva ko umuntu yafata telefoni akigira muri chat akumva ibyo uri kumubwira aho ngaho umunyarwanda waramukomye pe bingo hari ibintu bivugwa muri kino kibuga by'amashyari ugasanga ukoze filime mugenzi wawe nk'uko nguko wagiye gake ugasanga yayisubiyemo ese ibi bintu ubundi mu mategeko mugenderaho biremeye ko ukora filime undi muntu akaba yaca ku ruhande umusobanuzi mugenzi akaba yayikora none se biremeye ko butike ebyiri zegeranye zicuruza umunyu mugakompeta no mugasobanura rero niko bimeze biremewe kubera ko nshobora kuba nkunda reka tuvuge wenda wowe ariko njyewe udakunda njyewe sibyo ibyo ni ibintu byumvikana ukavuga uti iyi filimi sinzayireba kuko yasobanuye nanjye ariko ukazabona undi ukunda arayikoze kuko ari ntabwo uzayigura ukayireba ibyo ni ibintu nyine bisanzwe nk'uko wenda mu buhanzi ukunda umuhanzi umwe undi ukamwanga kandi bose baririmba ntabwo byakwitwa amashyari ntabwo byakitwa amashyari pe hari abantu ushobora kuvuga uti muri iki kibuga ndimwo uyu muntu yambera n'urugero umuntu ugukoma wa wundi uvuga uti umuntu arabishoboye koko aya mwana kubera rero nyine muri kano kazi ntabwo kwiyakara cyangwa ngiye kumera nk'abandi ujya usanga bavuga bati se uwo muntu ntabwo muzi wese ndabazi yego kubera ko muri kano kazi karimo abasobanuzi barenga 22 bose urumva ariko nyine kugira ngo uzamuke muri zerema abanyarwanda bakugira icyizere filime uyu munsi bakomeze biragoye ariko n'icyo warumbajije nyine nakunze kuvuga kuri uriya mutipe Rocky uyu mutipe yafashe ikintu cyari akazi gasanzwe numva nyine nguwo yazamutse mu gihe abanyarwanda nk'uko nabivuze kare bavugaga ngo udaturuka muri uriya muryango ntiwazamuka utava Uganda ntiwamenyekana mu gasobanuye numva umwana yivira hariya araza ibintu agenda bizamura gahoro gahoro nyine nkatwe tubona ko noneho bishoboka aho bigeze kano kanya tubona ko noneho ikintu yakoze twe twabonaga ko kitashobokaga cyashobotse uwo muntu pe numva ko hari byinshi ngenda mufatiraho urugero uwo muntu hari yatumye noneho akazi uwo muntu nyine urumva umusaza yuwa kabisa yaraje ko kakuramo imyaka nyine arahaza afata ya myumvire arayihindura urumva nyine yafashe akazi kari aho ngaho akazi abanyarwanda bavuga ko gakorwa n'ibirara gakorwa n'abantu badafite disipurine gakorwa n'abantu badafite future araza aragahindura kano kanya iyo umuntu yumvishe umusobanuzi hari indi respect bamushyiraho urumva ibyo byose bifite aho byakomotse ibyo byose bifite abagiye babibirira ibyuya niyo mpamvu kano kanya mbonye nk'umusobanuzi n'urugero ndavuga ku mpande ebyiri ku munyarwanda n'umusobanuzi iyo kano kanya mbonye umusobanuzi uri gukora filimi nk'ibyo twavuga kare idafite sutitire kandi nzi ko nta
byinga zinzi ko nta gishinwa zinzi ko nta kinyakoreya azi yego nta gitagarogo ni ururimi bavuga muri Philippines muri ziriya filime z'aba Philippines akayikora nta sabutayito afite ubona ziriho birambabaza kuko bari gutuma noneho cya kintu tumaze kugeraho kigiye kongera kumanuka agisubize hasi nanone nkongera nkibaza ku munyarwanda ureba icyo kintu harya ubwo munyarwanda abazi za mvune turimo abazi cya kintu noneho twafashe tukavana kuba ari akazi kari aho ngaho tukakigira bizinesi ni bizinesi itunze imiryango myinshi ni bizinesi itunze abantu babikora hariya ku muhanda ubu kano kandi ikintu kinshimisha kuruta ibindi byose nshimishwa nuko hari umuntu wishyurira umwana minerivare kubera ko nakoze filime icyo kintu ku buryo icyo nubwo ntazana akavuyemo wenda twazara akambwira ati pe dore umwana yize ari uko mu kubona urugero kuza ku bakiriya bakayishimira baza kumpahira nshimishwa nuko hari umuntu ucuruza filime zanjye akaba hari ikintu yunguka agura akaba yishyura icyo kintu nacyo ko kantu ari nkibagiwe aho umusoro ashaka aka kantu we umusoro ashaka uzi kuba hari umuntu nyine yishyura umusoro kubera ko njye nakoze yego nanjye numva ko hari umusanzu ndi gutanga mu iterambere ry'igihugu bikagira inyungu ku mpande zombi bikagira inyungu ku mpande zombi numva icyo kintu nacyo kiri mu bintu binshimisha muri kano kazi hari ibintu tubaziho ndetse bimwe munashinzwe nko kuba influencer b'urubyiruko ukaza ukazana ikintu mu rubyiruko neza cyiza kigafata imvugo ngo nakijana ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu mwaje mushyira muri sosiyete bijyamo ndetse bitavugwaho rumwe ku mpande zombi yaba ari ku rubyiruko cyangwa se no ku bantu yenda twavuga ko ugiye hejuru mu myaka ntawe sirenge zawe wazanye muri aka gakino imvugo zawe wazanye ukavuga uti kabisa izi mvugo ntabwo zari zizwi cyane ariko ubu ngubu kabisa abantu bose barazikoresha mu gasobanuro cyangwa se ubusanzwe ni nk'izi ngiye kuvuga imwe kandi leta itangaza abantu yego wakubaza igisobanuro cy'umwineneko wamenya ari igiki kwineneka ni wowe wakazanye se ako kantu bo abantu benshi bazimbonera ko bakazanye kuko yarikoresheje ari ufite imbaraga ku isoko ariyo abantu benshi bumva ariko ngiye kuguha fagiti zigaragaza ko njye muntu wazanye umwimeneko mu gusobanura kandi rigafata nakubwiye kare ko gusobanura kwanjye birimo ibice bibiri umuntu nareba filime yanjye seri yanjye nahoze nshiba mu kanya yitwa General's Daughter akayireba azumva ko iryo jambo narikoresheje kandi iyo filimi nayisobanuye hagati yo mu kwa 2020 hagati yo mu kwa 2019 no mu kwa 2020 uyu muntu nari iyo filimi azumva iryo jambo narikoreshaga cyane ikindi nyine kugira ngo byumve neza icyo gihe Ruki yari yiharaje kuvuga ngo canopy work iryo jambo abantu bareba filime ze barabizi noneho njyewe ngaruka mu kazi navuze se nzavuge canopy work azavuga ko ndi kumushishura yego noneho icyo gihe navuze ngo ndakoresha irihe jambo mu buryo bwo kuba umuntu atangajwe n'ikintu wenda ari kubona canopy work we yabikoreraga mu kuba umuntu abonye ikintu canopy work urumva ndavuga se ndaza gukoresha iki w'icyo gihe ndabyuka hagezweho indirimbo yo muri Kenya yitwa abanyarwanda bagise umwineneko hanavuga iri jambo warifata nkarikoresha mu buryo bwo gutangara urebye filime yitwa General's Daughter niyo hari iryo jambo cyane nabaga ntangajwe n'ikintu kibaye nkavuga ati yego mwimeneko mwana we urumva icyo kintu nk'icyo n'icyo ariko kubera ko icyo gihe benshi batarebaga wenda filime zanjye batari bakamenya we noneho yarabyumvishe arabidevelopa urumva ubundi mu magambo makeya nta musobanuzi uzana ijambo rishya yego n'ayo magambo menshi tuve nk'urugero ngo nta gikwe si sirenge iri kuvuga ikoreshwa ahantu henshi ariko ugiye ugafata indirimbo yitwa
waki na wakawaki ibintu nk'ibyo ngibyo remix niho byaturutse ubundi abantu benshi babyitirira Rocky ariko ntabwo ari warizanye iyo ndirimbo nuyumva uzumva witonze verse ya Bulldog nibwo uzumva no n'iryo jambo bwa mbere na mbere nta gikwe ariko kubera ko ari we ufite ingufu urivuga cyane byitiwe yuko ari we warizanye ariko baramuziza ubutsa ntabwo ari we warizanye ahubwo twabaza Bulldog ibyo bintu yarizanye ati yabikuye urumva niyo izo ni ingero zigiye zitandukanye no kuvugana no kuri nta myaka 100 ariko se n'ubundi tutabeshye abantu benshi zinaga tarageze imyaka 100 nkana nyine n'ubundi ariko ahubwo nuko ryazanywe umva nawe menshi babyemeza ko abantu benshi n'ubundi batageze imyaka 100 ariko ryazanywe urubyiruko abantu benshi barikoresha mu rubyiruko barifata muri sanse itari uko byagombaga kuzanwa bahuje nuko none bakazana nyine najyaye mbona ahantu bagiye babishyira no mu mirongo ya Bibiliya ukabona umuntu azanye akantu ngo no muri Bibiliya baravuze ngo nta myaka 100 ariko muri Bibiliya usomye neza ugasoma wa mutwe wose umva ko atari esanse bari babizanyemo ariko kubera ko nyine buri wese ashaka kwiyumvira aho hantu ahita avuga ati okay no muri Bibiliya barabivuze sibyo okay ni danje hari ntago turagana ku musozo ntago nasoza nakwajije tw'ubwenge ariko hari akantu tuzi mu filime zawe ngo abifitiye nimero kari akantu ubundi se kumbaza bifitiye nimero ngo bifitiye nimero akora akantu ubwo se icyo kintu gifitiye nimero akantu nzi ko ari we muntu nkazi ntago kavuze ariko nzi ko ari we muntu nkazi kari akantu cyose yakuyavuye mufitiye nimero cyangwa ngo amazimwe ngo guca amazimwe ibintu byo guca kanyutsa no mu kabari hari ahantu muri iminsi yitwa mu mazimwe kwa Jean Paul mbona no kumusuhuza ibyo bintu byo guca amazimwe ibyo byo guca amazimwe nyine tu ni kwa kuri nyo uvuga ati iki kintu ndabona abantu wenda batari kugisobanukirwa neza kanze mbakwita amakuru cyane bavuga nyine ngo ikintu cya mbere ni amakuru ni no kubivuga gutya ikintu cya mbere ni amakuru ariko ntubijyane muri sanse mu buryo bwo kuba creative mu byo uri gukora na nyine nkavuga se nzavuga ati ikintu cya mbere ni amakuru aya kavuga reka nyine nzana akantu nzinca amazimwe urumva kandi waca amazimwe nabifitiye nimero gomba kuba ufitiye nimero kujya guca amazimwe nyine ni kwa kundi muba muri kuganira nyine nk'abajama bawe ukumva umuntu agashyizemo ko akomeza kugenda akavuga kuva nyine karavugitse tu yego ahubwo ukakabera promoter muri iyi minsi turi mu gahinda muri iyi minsi u Rwanda ndetse n'isi muri rusange turi mu gahinda ko kubura umuvandimwe wacu Jay Polly abantu benshi bagiye bamuvugaho bavuga ibigwi bye bavuga uko yari ameze ugasanga afite agahinda ibintu banicuza kuba harimo nk'abatarabimubwiye akiriho ubu bakaba bifuzaga kuba babimubwira Jay Polly yari muntu ki kuri we wamufata gute njyewe Jay Polly yapfuye tutarahura uretse wenda kumwumva mu bihangano bye ntabwo najya mvuga ngo Jay Polly twarahuye oya njye nakundaga indirimbo ze ndagiye ukabura mwanyibukije ya ndirimbo yasohotse sikwicuma irimo na Lick ubwo niyo avuga ngo agera ku mpaka ngo bamusaka ngo mukatira imyaka 4 none urumva muzi mu 2009 uziko ya ndirimbo ndabyuka ko nagiye kwivumba icyo gihe ifite amatsiko yo kubona Jay Polly yabaye umuntu mani urumva niba cyagera gukubita hip hop icyo gihe turi muri secondaire nkibaza uyu muntu ameze ate ndabyuka nagiye kwiyagoshesha nibwo iyo ndirimbo navuga ati iyi ndirimbo ndahava ari uko nirebye barangiza kunyogosha indirimbo zikomeza kugenda zikurikirana niba 2009 ndebe uyu nayo ifite amatsiko abiri yo kureba Jay Polly ukuntu ameze no kureba Lick kubera ko Lick yaririmbye muri iriya ndirimbo numva nijwi ridasanzwe yego mani natongoye no kubona ko umuntu nakekaga ameze ko atari ko ameze wenda ntago mwigeze kumukura ariko icyo navuga nuko
mu bijyanye n'inganzo, mu bijyanye n'imiririmbire, igihugu kibuze umuntu ukomeye, kuko ni umuntu tinya, ariko umuntu abantu bose biyumvagamo, yari umusaza yavuze ajya ko ni umusaza muri kino gihugu, utakubwira ngo Jay Polly bashobora kuba atamuziho amakuru menshi, ariko arumvishe n'indirimbo za kuvenda nk'imirongo mikeya, urumva yaba ari urubyiruko, yaba ari abakobwa, yaba ari abamama, Jay Polly wabonaga ko nyine hari ahantu yagezaga kavuga ati sha mo kabisa, ukabona ko nyine ari gufata impu zombi tu. Urumva nyine kubura umuntu nk'uwo kiba ari ikintu gikomeye cyane, cyane cyane n'abantu bakunze old school. Yes. Kuba Jay Polly yari afite imishinga yari ataranoza ndetse agikomeje gukora akiri Da King, sibyo? Ariko tukabona atuvuyemo mu bintu tutari twateganyije, ni iki byakwigishije? Ikintu byanyigishije ni uko n'ubundi usanga wenda ari ibintu, ari isomo umuntu aba asanzwe azi mu buzima wenda yararirengagije, ni uko utavuga, utakiratana icyo ufite kano kanya uyu munsi, ukumva ko wagikandagiza abandi, kuko nyine uyu munsi uba wumva ko uri hejuru y'abantu, uba wumva yuko hari byinshi ubarengejeho, wabakandagiraho, wabagira uko ubishaka, ariko ejo ba bandi wakandagiye akaba baguterura bakujyana Rusororo cyangwa n'ahandi. Urumva nyine numva kuba to be humble aricyo kintu cya mbere cyatuma iyi si twese tuyibamo, ariko nyine ni urugamba rukomeye, ni urugamba kujya kudutsinda bikomeye cyane kubera ubwibone buri mu bantu, buri mu bintu. Hari umuntu ukunda bingo utari ukuzi ngo ukumenye, hari n'undi noneho utari unazi namba ariko akaba amenye ko, cyangwa se yarumvishe filime zawe ariko ubu ngubu akaba amenye ko kumbe wa muntu wakoze bya bintu by'ubwenge ari wowe. N'icyo wabwira abafana bawe muri rusange? Abafana banjye nababwira yuko ibyo babonye navuga ngo ni byiza mo gake. Ugiye kubikwa kabiri? Ugiye batwigaho? Aha. Ako kantu abantu benshi iyo tuganiriye nyine bareba filime zanjye, niko kantu ka mbere kabanza kubasetsa, akumva arambwira ati aha. Urumva kandi nanjye nagakuye ahandi, ariko kubera ko navuga cyane akumva nyine birangira nyine umuntu w'amagambo ambwira ati aha, nyine nkahita nseka kubera ko nambizi ko mbikoresha cyane. Kandi ikindi nababwira, mbafata nk'abantu bakomeye cyane, kuko bamfashe bangira icyizere batanze ntacyo mbahaye, bangira bingo ndiwe kano kanya. Umuntu akagufata akagukunda ntacyo umuhaye, akagukunda mutaziranye. Buriya hari abantu benshi bagukunda, bakwereka ko bagukunze, bakwereka ko bagushyigikiye kuko bakureba, kugira ngo nyine batinye yuko ushobora kubanegura, ushobora kubitwaramo mwikomo, bavuga ati nyine akaba ari kwa kundi ushobora gushinga nka butike ariko ukaba uzi ko ucyeta, umuntu akaza kugurira kubera ko akuzi ariko atabyishimiye. Ariko nicyo ndi kuvuga, abantu bafashe umwanya wabo bakama agaciro, bakantiza umwanya, bakaba bareba produit zanjye, ni abantu bakomeye, ni abantu mfata nk'igiciro gikomeye cyane kuba bafite. Navuga ngo niyo batuma kuba nyiriho kano kanya, badahari sinzi ko nanjye hari icyo n'abandi gukora. Abantu rero ni abantu bakomeye cyane, ndashimira abantu tuziranye byaratewe na filimi, ndashimira n'abantu bampaye umwanya bakareba filime zanjye bakazikunda, bakazikundisha abandi. Hari nk'umuntu wamenye filime zanjye ayikundishijwe n'undi. Mbese mu magambo makeya ndabashimira cyane. Tugera ku musozo kuri NFM mu Rwanda, umuntu wese twakiriye tugira agace twita mbwiza ukuri.
twumvikane kubeshya ni mbwiza ukuri ni utubazo tuba turi aho ngaho tumwe umufana yakakubajije kuko hari umufana hari ushaka kureba akavuga uti cyakoze bingo nta shera afite cyangwa se nta mukunzi afite. Ikibazo mbajije bingo kano kanya tuvugana ahubwo wandangira nta mukunzi mfite. Nta mukunzi ufite? Yes. Okay, ni byiza cyane buriya hari abantu mvugiye ari hepfo. Bingo umusobanuzi wa filime ntago anywa inzoga, yego cyangwa oya? Ntazonywa. Yego cyangwa oya? Oya, ntazonywa. Okay, alright. Ndagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro. Bakoze nawe kuri NFM. Nibuka gukanda subscribe. Yes. Komeza twirira isi na show. Kabisa bakore subscribe kuri NFM Rwanda, ibyiza byo ni byinshi.